mukomere cyane basore mwaramutse mwakoze cyane kubwo kwitabira. Reba hari ibyo twiteze muri iyi mishyikirano, ndekereza ko iza gutanga umusaruro. Niba koko abanyayirani biteguye kuganira badufitemo icyizere, natwe twiteguye kubaramburira amaboko. Ariko icyo ni ikintu kimwe, niba bagiye no kuza kudukinisha nabwo baraza kubona ko ekipe yaje kuganira ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika nayo itazamwe no kugira ngo bayihwinjarike. Twiteguye rero kuza kugira imishyikirano itanga umusaruro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye imirongo ngenderwaho mu mishyikirano, kandi nabyo turaza kubibona. Nizera ko mwebwe rero namwe muza kubyirebera. Rero ndabizi ko mufite ibibazo byinshi mu gitegereje kuza kubaza, ni ugutegereza tukaza kureba nyuma yaho. Reka dutegereze. Mwakoze cyane mwese. Isirayeli ntabwo izigera iceceka mu maso h'abashaka kuyigabaho ibitero. Aba muri Espagne mwaraye mukojeje isoni ingabo zacu, ingabo zizwiho kugira ubupfura n'imyitwarire kuri isi yose. Rero uyu munsi nategetse ko birukana ambasaderi wa Espagne muri Isirayeli, ndetse banamwirukana mu gace ka Kiryat Gat yaratuyemo. Ni nyuma y'uko Espagne bimaze kugaragara ko yafashe uruhande mu buryo isubiramo kenshi rwo kugira ngo irwanye ishyanga rya Isirayeli. Buri wese uzatinyuka kurwanya igihugu cya Isirayeli akajya ku ruhande rw'ubutegetsi bw'iterabwoba, ubu ntabwo azigera bumufatanyabikorwa wacu tugendeye ku hazaza h'akarere kacu twifuza. Ntabwo nitegura kugirira impuhwe indyarya z'abagizi ba nabi. Nta nubwo niteguye kandi korohera igihugu icyo ari cyo cyose cyahirahira kutugabaho igitero cya diplomasi cyiyumvamo ko twebwe tutagisubiza kandi mu buryo bw'igiciro kibahenze.